kumva ushaka kumenya ukuntu ibintu byose byagenze. Ndashaka kumenya ibintu umufunitse ute kuko hari igihe ugwa tuvuge nimba ugwa ibanje gutya gatsintsema bitandukanye n'ukuntu wagwa ubanje aho ngaho niho umuntu yamenya uburyo yakuvura nimba we n'ingasire y'ivi yarangiritse. Oya n'ubundi bireka tugiye n'ubundi ngakarenza impinga akabyihamagara manzi mva musaba ka urumva ngiye kukubitsa ibanga ryari ribiti ibanga nyabanga umva bari uribike ku rwego rwo hejuru. However biya njyewe ikintu cya mbere ndi umuntu mukuru ndi umuntu w'umugabo icya kabiri ndi muganga mu kazi twiga etike zose baduhereza baratubwira ngo ujye ugira ibanga ry'umurwayi gusa ubwo urumva ikintu ngiye nkajya kucyasasa byizere nawe nkwizere we nta cyose nimba ari uburwayi bwawe wambwira nakubuca kuno guhereza inama cyangwa kurangira nk'imiti wakoresha. Oya ibyo ntabwo ari ngombwa ahubwo ikintu ushaka kubwira ni iki ngiki manzi ndakubwiye ngo wowe n'abariya bose mwitonde ndongeye ngo mwitonde ku rwego hejuru aho mu rugo se cyane no utangira kuntera ubwoba twitonde kubera icyabaye manzi impamvu ibi ngibi byose ni uko imbone yanjye ureba ngaha yose yatewe n'umuntu buriya uzi ko Claudine ari umupolisi ngo ndakubwiye ngo Claudine ni umupolisi. Claudine uyu mukozi wacu wo mu rugo cyane buriya Claudine kuvunika kwanjye kose niwe wabigizemo uruhare niwe wabiteye. Claudine ngo ni umupolisi yaba ariyo mpamvu se ari kuvuga iby'amategeko cyane. Ikaze mu kiganiro Intimba ya Ravi Analysis. Niba ukunda Intimba ya Ravi utumiye mu iki kiganiro. Ku bantu bakunda Intimba ya Ravi, iki ni ikiganiro bita Intimba ya Ravi Analysis. Twararebye dusanga koko bikwiye ko twakwemera igitekerezo abafana bacu baduhaye cyangwa se abakunzi baduhaye. Abakunzi bacu bavuze ko tugomba gukora ikiganiro kiduhuza nabo. Rero buri uko episode irangiye tugiye kujya dukora ikiganiro tuganira n'abafana bacu cyangwa se abakunzi bacu ba filime bita Intimba ya Ravi. Ikaze rero wibuke ko iki kiganiro kigiye kujya kigaruka kuri kese zabaye muri filime Intimba ya Ravi, ariko episode ikarangira izo kese zidasobanutse. Izo kese ni ukuzitangaho ibitekerezo tukanaziganiraho, twarangiza tukaba tworohereje abantu bakora filime kugira ngo bajye bayiduhera ku gihe. Nongeye kuguha ikaze, wibutse no gukanda subscribe nimba ariko bwa mbere wagera hano. Njye nitwa The Brown, nkaba nkora ibijyanye no gutunganya amajwi n'amashusho muri iyi filime. Nongeye kubaha ikaze. Uyu munsi ni nge Jojo yemeye ko tubana, gusa nawe nuko ari mu kazi kenshi muzagenda mubana indi minsi uko izagenda ikurikirana. Nishimiye kubana namwe. Kuri uyu munsi rero Biyaga abikije muganga Manzi ibanga ridasanzwe ngo uwo bita Claudine kuri ubu ngubu ni umusirikari, ni umupolisi. Ese koko Ravi yaba azatabarwa na Claudine? None se ni ihe nama wagira Claudine? Nuko yakwemera urukundo rwa Shema ndetse na Aline rugakomeza, cyangwa se nuko yaba agiye kubihagarika? Ese uri Claudine ahangaha wakora iki? Ni ihe nama rero wagira Claudine nk'umuntu w'umupolisi? Ni iki kintu ubona akwiye gukora? Uri Claudine wakora iki? Wibutse ko iyo yari main case cyangwa se yari case ya mbere muri case tuba twaguteguriye ahangaha. Burya koko ngo buri muntu wese aba afite inzira azacamo, kandi buri muntu wese aba afite icyo yandikiwe. Ese koko Ravi ntabwo yandikiwe Shema?
cyangwa se Shema ntabwo yandikiwe Ravi. None se aho Korodina ntabwo yaba ari ikiraro kigiye kubahuza? Aha, urukundo rwabo rutangiye kwivanga. Duheruka batubwira ngo birashoboka cyane ko Shema ashobora kuba yarozwe. Ese ninde waba wamuroze? Nihe nama wagira Shema kuri ubu ngubu wamaze kwikuramo Ravi, akaba ashaka gukora ubukwe na Aline? Aha, ibi byose bizacura iki? Nihe nama wagira Shema? Nihe nama wagira Aline? Nanone kandi tugiye ku yindi kese, ni kese nayo idasanzwe hano mu iyi filime bita Intimba ya Ravi. Ni kese ya Manzi ndetse na Ganza. Kuri ubu ngubu bahisemo kurwanirira Ravi. Ese iyi ntambara batangije bazayitsinda? None se niba wakunze ibingibi bagiye gukora, nihe nama wagira bano bombi? Nihe nama wagira Manzi ndetse na Ganza bahisemo kurwanirira Ravi, bakaba bakwica buno bukwe bwa Shema ndetse na Aline buri gutegurwa? Gira inama bagira kugira ngo bazagere ku ntego zabo. Nongeye kugusuhuza kandi wewe ukomeje kubana natwe n'iki kiganiro. Nyuma yo kureba kese zigiye zitandukanye, turagaruka tukareba ese izo kese ziratwigisha iki? Isomo ry'umunsi tugomba gukura mu izi kese ni irihe? Kwiri banga rero rya Korodina ryo kuba ari umusirikari biratwereka ko tutagomba gusuzugura buri mwe wese tubonye, kubera ko uko umuntu agaragara mu myenda ntabwo aba ariko ameze mu mutwe we, mu bitekerezo bye, cyangwa se ntabwo aba ariko ameze mu buzima busanzwe. Uwo tubona mu myenda inyuma atandukanye n'uwo twe kwibwira ko ari we. Niyo mpamvu tuba tutagomba gusuzugura buri mwe wese. Isomo kuri kese ya kabiri twavuze ni kese ya Ganza ndetse na Manzi bashaka guharanira ko Ravi yakomezanya na Shema. Manzi ndetse na Ganza, isomo baduhaye uyu munsi, baduhaye isomo ry'uko nubwo waba urwaye urembye nk'uko Ravi arembye kuri ubu ngubu, iyo wabaye inshuti nziza uba ufite abakurwanirira. Niyo mpamvu buri mwe wese aba agomba kuba inshuti nziza, kugira ngo nawe igihe uzaba uri mu bibazo udashoboye gukora, inshuti zawe zizagukorere. Nicyo tugomba kwiga, kuba inshuti nziza, kugira ngo umunsi uzaba uri mu bibazo uzatabarwe n'inshuti zawe. Ravi yabaye inshuti ya buri mwe wese. None kuri ubu ngubu Manzi na Ganza bagiye kumurwanirira. Ibi bikwereka ko kuba inshuti nziza ya buri wese ari ibintu byiza bizagufasha mu buzima. Iyi yari intangiriro y'iki kiganiro rero. Ndagira ngo niba wakunze iki kiganiro byandike muri comment. Nanone kandi wandike n'isomo wakuyemo uyu munsi. Wibutse ko iki kiganiro kigira ibice bibiri. Ibice bibiri byo kuganira no gutanga ibitekerezo kuri kese zabaye muri filime yacu Intimba ya Ravi, kugira ngo ibyo bitekerezo bidufashe kubakorera filime byihuse, ijye bageraho yihuse, idakererewe habe na gato. Ikindi kandi igice cya kabiri kiba kigaruka ku isomo ry'umunsi, ku isomo kuri kese z'umunsi, cyangwa se isomo kuri kese yo muri episode yarangiye. Iryo somo rero twigira byinshi kuri kese zabaye muri episode yarangiye mu iki kiganiro bita Intimba ya Ravi Analysis. Tuzongere dusubire naho utaha. Nshimiye buri mwe wese wakoze subscribe, wakanze like, watanze igitekerezo cye, ubitanze tukaba tumaranye iki gihe nakwita ko atari gitoya nubwo atari kirekire cyane.